nafashe time yo kwimenya kwanza niyo mpamvu nahise mvuga ngo reka nkora umwaka wose nari kuvuga kuri TV nari kugaragara nari gukora ibiganiro nari gupostinga nari nkumbuye mu rugo yego nari nkumbuye abantu banje nari nkumbuye biryo byo mu Rwanda urumva hari hanze cyane nk'ibiki nicyo urenga muri showbiz nyarwanda nyuma yahugiriye nicyo yishimye ni amakosa hari amakosa menshi ari muri showbiz nyarwanda cyane iki kintu cyitwa deformation bafite byinshi byo kwiga ni byinshi mu byukuri bibaye nko hanze abanyamakuru bose bafungwa bose nukuri kwimana ngo ngubesha hari akantu komeye gukomoza k'abanyamakuru witwa Scovia we yaravuze ngo bundi bo ntaga bafata nk'abanyamakuru aba YouTube bundi ngo ntaga bafata nk'abanyamakuru kuko kenshi na kenshi ibyo bakora batabikora kinyamwuga ese wowe turi abanyamakuru no nibyo Scovia ibyo ajya avuga nibyo ariko Scovia hari gihe nawe ajya yirata yariyemera cha sometimes ajya yirata ngo kuvuga ngo abantu hari babaho neza sinzi nimba ari neza cyangwa ni gute sinzi kuntu abivuga buri muntu amenya ubuzima bwe ushobora kugenda ku muhanda uri umukire ufite miliyare ukiyambarira amakamba mbiri yawe abazungura imikino bagira umuntu agenda yambaye ibirenge hari barabikora nanjye sometimes najyaga mbikora nta muntu ukurikirana life y'umuntu buri muntu kamba mbiri ibirenge ngajya muri supermarket nambaye ibirenge wambaye ibirenge cyangwa sometimes ntabwo basekana nta umuntu wagusekana n'umuntu wakureba nkakuraho na t-shirt ariko wambaye ibirombo uzajya ugenda neza ariko mu Rwanda dufite umutekano ibyo jose bari kuzana ibyo birombo wambaye bwiza siri atari hari abagabo benshi bo muri Afrika iyo bageze hariya baribesha urumva umugore wo muri Afrika arakoreshwa cyane wasanga umugore ari koza ibyombo ari korera umwana ari kumesa ari gukora ibintu byose ariko hariya hanze nta mukozi wabona ugeze hariya hanze ukigira ngo ndigabo ngo ngende umugabo wo muri Afrika njyewe nago gushe gukora ibintu nta minsi ibiro tuvuga ngo nasuzuguwe yes